none uburyo papa gigibira bintu yabijyamo uriya mutipe uburyo akunda hiti ntago nabyemera kubera iki se udashaka kuba unique uzambara umushanana nyine none se nushaka kujya kwambara imyenda y'abashimwe abantu baryohewe Amavubi yifate ari gukina match aho kunywa ari akanywa super deep. Oh, we are back again muri The Femme Plug. Mumeze mte. Welcome kabisa. Nizera ko ibintu ari neza cyane kabisa. Your girl Sincere nkuko mubizi Sky wa mbere. Yeah. Nizera ko aho muri mumeze neza cyane kabisa. Cyane. Ubu ngubu twe twagarutse. Twongeye kuba ikaze kuri Spotlight Jam. Nizere ko ibintu ari neza cyane kabisa. Cyane rwose. Nizere ko aho muherereye yaba mu gihugu cy'u Rwanda yaba ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda aho muherereye hose mumeze neza cyane kabisa. Aba diaspora turabasuhuje. Aba diaspora hano bari bakomeje kudukurikirana. Salute kabisa. Nizere ko ibintu ari neza cyane. Cyane. Reka nkubwire urumva. Cyamaze iminsi ndeba utuntu ku mbuga nkoranyambaga. Mbona ibintu. Kuri izi mbuga hahiye. Hatogose. Ubundi umuntu utajya ku mbuga nkoranyambaga. Abana bayagoswe nta nubwo abazina hano isiri. Man nk'ubu ngubu. Hari ahantu nyine hari ibintu ugenda ureba akabona ibintu biri gukorwa na Bruce Melody igitaramo yarayakoze. Yakoreye muri Amstel. No yanavuye ajya gukora muri arena iboro bya boxing. Yaje yambaye nk'umu boxing wake. Igos. Kora ibintu bya danje yambaye iboro nyine nawe yambaye nawe iboro ari muri ring. Yaririmbi. Kubera ko nyine hano mu Rwanda hagiye gutangira nyine amarushanwa y'iki. Ewana yakoze ibintu bya danje. Banavuga ati Bruce Melody asigaye gukora stage bya ta. None agitangira bakoze introduction ari mu bintu by'amabox ya danje ndavuga ati wallahi ni mujeri n'aba man Bruce Melody ni wa danje. Ariko nabikubwiye ko Bruce Melody ari wa danje ntabwo we nabyo wanje nemera. Ako aho yateguye. Yateguye bya tari ibintu byari neza cyane kabisa. Ibindi rero umuhanzi bita Israel Mbonyi. Wimuvugaho yakoze igitangaza cya mbere mu Rwanda. Mujye mugira gutya. Ako uramujene na agomba kumbwira kandi. Story ya Israel Mbonyi. Ngo yigiraga hanze. Urumva? Noneho yigaga bisanzwe yaragiye kwiga board. Noneho hari umuniga we babanaga. Undi yikundi yasanzwe yikundira ibintu byo gusenga, famille basenga. Noneho ngo uwo mushuti we yarafite stu. Noneho aramubwira ngo sundi wazakoze rimwe indirimbo yo guhimbaza Imana. Urumva? Izo ndirimbo uri kuririmbira mu rusengero wazayikozemo indirimbo ukiyanikira indirimbo. Ayikora by'imikino bararecordinga. Noneho nta nubwo ari bagasohora video bararecordinga barayisohora indirimbo itangira gutrending. Indirimbo itangira kumusanga hanze biba ngombwa yuko ajya mu Rwanda nyine ngo nuko yinjiye muri industry y'imiziki. Ubundi man nicyo cyiza cyo kuba ufite inshuti zawe zikuzi. Ubundi hari ukuntu umuntu aba akuriye akavuga ati nyamara ushatse akora biriya bintu birarenze. Wowe ukabisuzugura ariko iyo ugerageje rimwe ugakora bro ibintu biragenda mu buzima bwe ngo niyigize atekereza yuko azaba umuhanzi. Ngo hari n'amakuru mfite ngo yari yagiye kwiga ibintu bya medicine mu Buhinde. Yego. Ngayibaze. Noneho birangira abaye umuhanzi. Bari kuzuza za arena ari kujya muri Tanzania. 2M subscribers. Yewe ndige numiwe. Umuhanzi wa mbere ugize 2M subscribers muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu birenze. Ni namateka. Ubundi reka nkubwire ubundi hanze hano hanze sabo barazigura. Usanga nyine umuhanzi ewana bitewe na fame afite agahita avuga ati ibi ntago biba agahita agenda akagura sabo. Yego. Ariko Israel Mbonyi na sabo yaguze gukora indirimbo z'ibiswahili n'iki z'Imana. Yaragiye ararebwa muri Kenya. Ariko Tanzania, Kenya, Congo, Burundi. Ariko uzareba mu bihugu byinshi bakunda bakoresha igiswahili cyane. Nubundi baravuga ngo muri miliyoni zituye muri Afrika 200 zikoresha igiswahili. Ngabaza kuba ufite aba bantu bari kukumva. Ahubwo se muri iki gihugu cy'u Rwanda umuhanzi w'umunyarwanda ufite katuve no kuri sub views ubu ngubu afite 84 kuri iriya ndirimbo yise ni Nasiri. Ibaze ubundi usibye Meddy wenyine Meddy niwe ufite miliyoni 7. Ego indirimbo slowly ufite miliyoni 7.
ariko urebye ni Nasiri urumva mu mezi ubu ngubu bishobora kuba yujuje nk'umwaka irandirimba ibaze mu mwaka umwe afite 80 ibaze mu wundi mwaka ijana zaba yazirengeje ko Israel Mbonyi ari gukora iyo Meddy naza kujya muri gospel nesha ataba yarazigishije kuko uramuhanzi arakunzwe Meddy baramukunda byatari gusa Meddy arakunzwe nyuma yo kujya muri gospel ariko nabwo aracyakunzwe wenda ariko nyine nuko abantu nyine bamukunze ku muziki isanzwe gushiftinga nyine ukajya mu bindi biragora ariko nyine akenshi nyine ejo bundi nagiye kumva ngo na Kevin kadashaka kujya ngo muri gospel ariko ubona uburyo Papa Gigi birabino yabijyamo uriya mutipe uburyo akunda hitinga ntago nabyemera komani Kevin kadafite iswagamani sinzi nimba birabino yabijyamo ariko ngashaka kubivamo ngo ajye muri gospel agatwika njye yagira ngo bamuvugeho kuko Meddy n'ubundi mu busanzwe mani nubwo yakoraga ziriya ndirimbo ariko n'ubundi hanze wabonaga nyine ko ari umuntu ukunda Imana rimwe na rimwe yanyuzagamo n'uturimbo tw'Imana hari indirimbo ya Kevin kaduzi y'Imana vuga ngo ahubwo usibye n'indirimbo yose y'Imana ngo ari ijambo yaririmbye mu ndirimbo cyangwa verse yaririmbye avugamo ko yibiririmbira amazi ya nyanja nta bindi bintu n'umustress Papa Gigi jeje narabyumvisha bakase Papa Gigi komozi ntago bishoboka aho guriya nakataraza muri iyi muzika nyarwanda ahubwo sikarega mubwira nubwo ibi bintu bya gospel biri gutera imbere ba Vestina bagoze iki hari igihe mbona bari kubicishamo babishira nyine byabaye iby'Imana n'iby'isi byose bigahurira hamwe aho yareka nkubwire uzi ukuntu ubu ngubu ibintu bisigaye bimeze njye kuntu mbibona ku giti cyanjye njye kuntu nyine mbona nyine nuko ibintu byose byabaye moderne umuntu ari kujya gucururiza kuri YouTube aho kugira ngo ajye gucururiza mu nsengero urumva umuntu ari kwikorera publicity akajya avuga ati hello guys muzaze niki kugira ngo nyine isura ye aba ariyo yamamaza kurenze kujya gukora ama publicity ku maradi nyine ngiye mbona ari ibintu nyine byaje biri modern nyine birenze njye niko mbibona nk'ubu ya ibintu byabaye modern noneho cyane noneho bibaze mu barokore Vestina na Dorcas sabarokore sabarokore Vestina sasutse ubu ngubu kandi yatangiye afite ku myaka ingahe ashaka umugabo ubu satangiye kwicuza ntabwo yakicuza nose satangiye kubwira muri umuntu nawe ngo uzibeshye reka mubwire we byarakunze wabonye n'ubukwe byarakunze yego ufite n'umugabo ufite amafaranga urumva kandi nako gahiti karacyahari urumva bari gukora nabo indirimbo zigakundwa cyane ubu ngubu nibo bantu uyu mwaka turimo kuko uyu mwaka Israel Mbonyi ntabwo yakoze cyane uyu mwaka turimo nibo ba mbere bumvishwe bakanarebwa cyane kuri YouTube kurenza abandi bose hano urumva bariya bahanzi ukuntu bimeze nyine ngiye ukuntu byumva nyine nabonye kuri yavuze kuriya nyine Vestina yashatse kubwira Dorcas nyine we ntazihutire gushaka urumva nyine ubwo hari ikintu kibi yabonye nukuri nta kuntu wabwira muri umuna wawe ngo ntazihutire gushaka hari ikiza wahabonye ahubwo bakamushishikarije gukora iki gushaka ariko ubwo yashatse mbere akiri mutoya ari rwiza yaravuze ngo urugo ni rwiza none se ejo bundi niyavuze siyabujije muri umuntu we gushaka akiri muto kuko ubwo hari ikibi yahabonye iyo ukuntu nabifashe uriya mukobwa ngo Vestina ukuntu ngo ubukwe bwe bwabaye nyine yakundanye n'uriya mutipe mana ngo ni ibiboro ngo bimeze nyine nk'ubuhanuzi uriya mukobwa yavuze ati njyewe rwose ubukwe nari narabuhanuriwe n'iki ko nzabukora urumva abahanuzi baba Oscar abahanuzi baba abakristo bemera ko bubaho kubera babaye abaskama abakristo bemera ko ubuhanuzi bubaho ubusika tuvuge ko ubu ngubu uri kugenda mu nzira katureke no kuvuga ngo muri mu rusengero uhuye n'umuntu arakubwira ngo wowe ejo uzapfa hari n'abavuze na wawundi bavuze ngo nimba ari kuri 25 bari kuri zinga ngisinga igiye kurangira tukaba twarahageze twaranaharenze aho yabwo ntabwo ari bwo buhanuzi tukamubwira kubera ko bari abana bakunda gusenga pe ntabwo twabitindaho urumva rero we yaravuze ati shabirana nk'umuhamagaro w'Imana njye niko nyine byari yaranabisobanuye urumva ariko urugo rutangiye kumunanira yasera umunaniye none se ibikorwa birivugira ibikorwa birivugira none se ibikorwa abanye n'umugabo neza urabizi neza ku buryo atangiye kubwira muri umuna we kuko hari ikibi yahabonye
maze karakari na kabrage bari barimo ibibazo yaravuze ati nushaka umugabo nzagu siko yavuze byari ibintu bisanzwe amani wibigira ibintu ahubwo dore ukuntu byari bimeze ngiye biriya bintu ukuntu nabifashe urumva nyine Dorcas Vestina akunda Dorcas byatari urabizi nyine story zabo aramukunda yavuze ati rero uzabe witonze gushaka mu nanjye n'iki ariko ntabwo ari ukuvuga ngo uzaba uretse gushaka ngo nanjye byarananiye gusa niba ntiyajyanye ntabwo mvuze ko byamunaniye nuko hari icyo atabonye nyine cyiza nyine tu cyiza buriya rero gushaka ukiri mutoya ibyo ntabwo ari sawa ntabwo ari sawa cyane ariko biterwa n'uwo mushakanye n'icyo usize rega gushaka ukiri mutoya ari Vestina arikorera amafaranga ari umugabo we namukire urumva kandi bashakanye bakunda sibyo njye rero mu gihe ahantu hari urukundo hari amafaranga sinumva ikintu cyatuma ibintu byanga cyaza wenda ariko ako kantu nako karimo keretse Vestina baramuteye inda Vestine atarakoze ubukwe aho ngaho nshobora kubyemera nkavuga ati n'ubundi kiriya kigabo cyamuteye inda n'iki birababana gutyo akoze ni mu muntu barakundanye bakagera kuri level yo kujya mu murenge bagakora ubukwe ababyeyi bakaza bakagira ira ntago ari pase we akarakara uraye ntabwo yagize gutya akagira gutya era nta pasi nose ko umuntu yikomokera mu bihugu byo hanze muri Kenya simbizi hari ukuntu urumva umuntu ashobora kuguha pasi ibintu byumvikana sibyo ariko nyine pase biranashoboka nyine ko ashobora kuba ari pase bamuhaye ariko nyine nawe yabigizemo ubushake nimba yaramuhaye pase urumva nawe nyine akumva umuntu bari kuvugana barakunda akamukunda nyamara Irene yabigiyemo ubundi niyo yabijyamo si bimeze neza umugabo barakundanye barashakanye ntiwamenye ikintu cyihishe inyuma ya biriya bintu ni ukuri njya ko mbibona abantu baribe bameze neza niko ubibona ariko bararyoshye Vestina nyamara ashobora kuba atameze neza ameze neza ntago wajya state ngo ujyane n'umugabo wawe utari neza kugira abajijishe Vestina uburyo abona asa neza urabona ameze nk'umuntu ukubitwa ameze nk'umuntu uri mu gahinda cyazara abana nabo bari mu kazi bari United States barabakoze n'igitaramo cyiza abari Canada ahantu bita Vancouver bakoreye igitaramo cyane haririmbye hari abanyarwanda benshi abarundi n'abari abana bafite impano bana bakiri bato ubundi muri gospel havuyemo Israel Mbonyi hakurikiraho cyane nta wundi muntu ukurikiraho kabisa bari abana nabo barebe kandi nabo urebye ukuntu bazamutse nabo biganye Israel Mbonyi kuririmba iki Igiswahili ibintu mane Igiswahili cyane namwe ari byiza gukoresha indirimbo nyinshi n'abahanzi baririmba indirimbo zisanzwe nibagerageze bongeremo agaswahili wabigishije neza Igiswahili cyane naho twakigaga twaragikarutaga ni gakeya cyane wazareza nko kwigira ikibazo ndakikurusha ndakikurusha Igiswahili uzi n'igikeya byata gusa hano hanze hari gushya nabonye na David agiye kuza mu Rwanda cyane agiye performingana na Kitoko ako Kitoko man ashize imyaka irenga 17 adakandagira mu Rwanda none ariko nta mateka byonyine kuba ugiye guperformingana ariko ngiye uburyo numvishe story ngo Kitoko ntago nyine we yari afite gahunda yo kuza ngo ahita ajya guperformingana na David ariko ngasagiye kuba mu Rwanda nyine yagiye kuza kuba mu Rwanda nubwo azanasubira no hanze urumva ahubwo umva ukuntu ibintu bimeze Kitoko ari gutegura igitaramo cyiwe nyine ubayita The Return of Kitoko urumva noneho we muri icyo gitaramo azazamo nyine cya David azazamo nk'umugest nanaririmba indirimbo zizaba nk'ebyiri azahita atumira abantu mu gitaramo cye we ntago ari main muri kiriya gitaramo kandi amakuru aravuga yuko David agiye kuza guperforminga mu Rwanda noneho Kitoko akaba azahurira kuri stage nyine umva ukuntu bimeze nyine azajya kuri stage ariko we azaza nk'umugest yaririmba indirimbo ebyiri ubundi asuhuza abanyarwanda ahita batumira mu gitaramo agiye gutegura cyiwe noneho cya David cya Kitoko
Okay. Ntabwo ari Davido ndi kuvuga. Kitoko azaza mu gitaramo cya Davido. Noneho we aze aririmbe gakeya ahita abwira abantu ati narimba kumbuye n'iki muzaze mu gitaramo cyanjye. Nuko nguko cyaze amaze imyaka myinshi pe. Noneho Kitoko baviye abakecuru abasaza bakunze indirimbo ze ni umulegend kuko nuwa kera natwe twavutse tuzi ko Kitoko aba yaba ababyeyi bande bose baramufanaga uzi ko yigeze kuvuga ko ari nakundanye n'umwana anje kare izo story ntazo ubuzi wowe ariko uko bakundana kose ntacyo byamara ntacyo byari kumara gusa nyine urumva kaba karanyuzeho nyine uriya mutipe yakundwaga n'abakobwa byatari sikareka nkubwire Silvagara ntabwo yancika rero kambwira guca kuri akose reka nkubwire njyewe sinzi ntabwo ari iby'abakobwa Chris Easy ni umukobwa Roskana ni umukobwa azaza guperforminga nyine azaperforminga none se ushaka kureba performance za yego the Silvagara impamvu yonyine nawe ngiyemo ni ya performance cyaze Easy kabisa Easy nyuma y'igihe kirekire ufushije umubyeyi we cyaze agiye kugaragara kuri stage no muri CIA yarakomye irangira yarakomye kabisa amanzi kabisa arimo neza ubundi bavuga ko Chris Easy ngiye kugubita top 5 y'abahanzi bari gutanga icyizere ku muziki nyarwanda ku mwanya wa 5 haraza Roskana Roskana ntabwo umwemera ntabwo mvuze ko namwemera ariko ntabwo ari gukora ibintu biri international ntabwo ngende kuvuga abahanzi barenze abari gutanga icyizere ku muziki nyarwanda Roskana Kenny Solo Juno wabyanga ntabwo ari wa danje urumva kurya aba top 3 usko Roskana byibuze akabayo top 3 noneho Juno akaba wa 5 akaza bari kakabari wa 5 indirimbo agiye gusura yategura indirimbo nshyashya batumva ko ari ikirura mu bibura kabisa urumva Chris Easy na Element nibo bahanzi batanu nyine ubona ukavuga ati aba bantu umuziki ntituri kuvuga kuko na ba Diezdora bararenze bararenze ariko twe turi kuvuga kwambutsa abari kwambutsa umuziki kuko mani urasanga Element ari kuzenguruka ibihugu za Tanzania zahe akubita urumva iriya ndirimbo yiwe Njozi na Mario wabonye uburyo akora vocal fresh cyane yagiye no gukora ibitaramo muri Uganda ni umuhanzi umeze neza Chris Easy muri nyuma y'uku kwezi Junior Giti yagiye hanze na Chris Easy bagiye hanze gutegura bagiye gukora America tour Canada tour banazenguruke n'ibindi bihugu urumva ko Chris Easy ni umuhanzi uri gukora ibintu Kenny Solo we n'ubu ngubu barizaka uriya wundi ubona abaho Kenny Solo nawe wanjye n'uwa danje urumva rero ni nyine urumva ko abo bose bari gukora Roskana noneho The Ben yaravuze ati uriya Roskana arimo neza ngo babeze kimwe nyine bafite ukuntu bahuza utuntu niko yavuze acyaza wenda bajya guhuza utuntu ku cyumweru yaririmbye muri urumva Let's Celebrate ni igitaramo cya B1G cyaririmbyemo urumva ba Kiriku urumva ba Bushari na ba Davis narabibonye nawe azakubita muri icyo gitaramo nyine urabona ko Roskana yagarutse mahana ari gukora yagarutse kandi kora ko yavuze ko nyine urumva yabaga muri 155 am asohotse indirimbo ya Bruce Melody barabanza bayikorere promotion nibavaho baje kuya Kenny Solo nawe yabagamo nibavaho baje ku Element nibavaho baje Roskana tubigarukeho irashusho muri ya ndirimbo nshyashya yayirenze iteye ubwoba uzarebe nera performance ya The Silvagara ari kuyitegura neza ari kumwe na ba Silva Foundation na Chris Easy bararepetanye na Chris Easy ari kwipima cyane meze neza n'amasamba rwose azatamo na Butera Knowless hazaba hashyushye kibazo nge ikintu kituma ntajya muri kiriya gitabo ukuntu nyine buri wese aba yaje yambaye biri unique nyine kubera iki se udashaka kuba unique uzambara umushanana nyine none se nushaka kujya kwambara imyenda y'abashinwa abantu baryohewe n'abantu bagiye muri are n'abagiye gukubita kiriya gitaramo cya Bruce Melody uyu ibyo yikunde ni muri Silvagara Silvagara nushaka ugenda wambaye imyenda y'abashinwa ntacyo bivuze upfa kuba uri unique kandi ugomba guca kwirata cyane
surumva Sky bazamenyera ko kuri icyamamare ibintu bya modeling ni iki nyine ni nkaraguca kuri red carpet mugenda ibyaranye kabisa no subunje niyambariye gutya hano unique iri ha unique ariko hari muri Chelsea ivuga ruzana rebe ishize wabonye uburyo Kevin Kade yambaye wabonye uburyo Mutesi Jolly uburyo baje bambaye nyine bisaba uze wambaye ikintu kiri unique nyine bisaba gushora kugenda ako bira bintu genda nabikunda nambaye nk'agatuza nta kintu nambaye none zo swaba ukoze hit sharp kabisa ariko nyine abantu bakunda kwambara bakunda nyine ibiboro biri unique n'iki kuko Chelsea Rivagara nta nubwo ari buri muntu wese rega wemerewe kujyamo abantu bazagura amatike mbere ntago kujya kugura kandi nta nubwo ari kujya kugura itike kuri gate ntikareka urumva rero bisaba hari wa mu guest wundi uri w'icyubahiro ugomba kuba arimo noneho hari n'umujene ngo muri Afrika nyine ngo nimba ari Niger sinibuka ngo urenze byatari nawe uzaburiye ubwo rero urumva ubundi uriya mukobwa amafaranga yakoreye umukobwa rega n'uwadanje twa mukobwa afite stati mu Bwongereza agastati kiyo ka Chelsea ego afite agastati gato yabyinyanye na ba Nicki Minaj bari hana nyine yari umustar ahubwo kuba yaraje mu Rwanda n'Imana twagize none yasigaye azi n'ikinyarwanda ubundi urananuga azi n'ikinyarwanda yibereye hanze ko ngo iwabo bahunze kera nyine aba none we bitewe n'ibiboro bamukoreraga bya racisme nyine kuko yari azi kubyina byatari urumva nyine akomeza kubyina akora choreography nyinshi agenda akora n'abastari benshi bamukorera agastati gatoya nyine ko kubyina ararenze byatari manishe nyine biba bigoye kuba uri umunyarwanda noneho especially n'umukobwa ugakora birabi wabonye uburyo aganira na his excellency baganira cyane gutya baby ni umustar byatari n'ibintu ari gukora arabona ko nyine ari guteza imbere abana arabafasha bari abana bona batarya batameze neza bari abana bameze neza kandi ushobora gusanga yarabakuye ahantu nyine ubundi we areba abana bafite impano urumva rero muri Chelsea Rivagara simbizi nyine abazajya bizaba biryoshye tuzakubwira muzamubwira cyangwa irebere kuri internet ariko ni ibintu bya danje kabisa nanjye uriya mukobwa ndamufana ariko nawe ndashaka kuzategura igitaramo cy'abajene abajene bari single boys udafite umukunzi aje tuganira uburyo twakubaka kuko abafite abo bakunda bari bize cyane kabisa bari bize bari mu guhana tubizu bari bize bari kubwira icyo gitaramo uzategura uzatumira abahanzi uzahostinga none ngiye nigisha abajene nyine uburyo nta stress bafite kandi bakorera amafaranga batagiye mu bintu by'abakobwa urumva usanga warababaye narababaye urumva ikindi rero njye nakisabira nyine leta yacu y'u Rwanda nikomeze ishore mu myidagaduro bya dance cyane siporo ahubwo kubona ukuntu u Rwanda ruri gutera imbere cyane mani na babandi batatekerezaga kuzira kubona ko UCI irushanwa mpuzamahanga ku isi urumva nyine ni ukuvuga ngo genda biza ariko urabibona ko abastari bakomeye bari kuza mu Rwanda cyane abakinnyi bakomeye bari kuza mu Rwanda reba Giant of Africa reba abastari baje mu bihugu byo hanze cyane nyine gake Daniel ubundi u Rwanda nidukomeza gutya bitewe n'izi nyubako batwubakiye Stade Amahoro Kigali Arena urumva bizagenda neza cyane Shaskari kakubwira izi mbuga aho harashya ababitabira ibitaramo hano mu Rwanda hari gushya ngende kubikunda rwose n'abanyarwanda bagomba guha support none ikintu kirenze buri weekend show nyine ni bikanye ibintu byararyoshye kabisa neza cyane kabisa hano mu Rwanda nyine urabona ko nimba hatabaye match y'Amavubi ngo abantu basare badutsinde bibi bibazo urumva Amavubi yaranzebeje we Amavubi yabuyaretse Amavubi yifate ari gukina match aho kunywa ari akanywa super deep umwana birarangiye narabibonye ndaseka nawe ati ibintu mwana yaranzebeje ubundi doreka nkubwira ngo hano mu Rwanda ngo bazahora batekereza yuko umutoza ari cyo kibazo birukana ariko n'uwo bazazana nawe ntacyo azakora ubundi ngo izi football yo mu Rwanda ngo bisaba guhera mu mizi cyane ariko bizagenda biza gake bisaba guhera mu mizi ibintu byose
tangire A0 ubwo rero mu gihe cyose utaratangira A0 ugashaka kwiha ibintu byo kugira ngo uhite ujya kuri ya level ntabwo bizakunda niyo tukigera mu gihe mu cy'isi se twari gukora iki